Kela zenito bene costa simeni kovenikai. Mama, Imana igiye kuguhoza ayo marira n'aya nyuma uri murarira. Ihangane werira. Sitepeni ozemai. Igihe cyo kurira kwawe cyarangiye. Ufite urugamba ku musozi wabaye igitaramo cy'abantu. Abantu barakuvuze washatse nuko wapfa ngo uve muri iyi si kubera umubabaro. Uyu mwanya tuvugana waratabaje n'abantu bose bananiwe kugutabara. Ndabona wari wubatse urugo wawe wowe n'umugabo arangije ndabona guhunga agusiga wenyine n'abana ndabona nta kintu ashaka kugufasha. Otide masti benikoria. Uyu mwanya wano n'Imana irambwiye ngo yibutsa yumvisha amarira yawe uri imbere y'iteraniro. Imana igiye gukora ikintu gituma Imana imunyaga amaboko ya Delila. Ariko man icyo ngukundira nuko utame washize ibanga ryanjye Mana we amaso y'abantu. ariko man icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanjye Mana kure y'amaso y'abantu. uyu mutware ari he? Uyu mutware wawe ari he? ari batsinda Abana nande? n'abana banje babiri. Abandi bana bakabana nande? Uyu turi kumwe Yakubwiye ko atakigushaka. yarambwiye ngo ndi imyanda n'inginduba. Umugabo wawe yarakubwiye ngo uri imyanda ujya induba. Uratwite? Oya, Iyi nda yawe nayo nashaka kuyisengera Imana. Umugabo wawe sukwa kwanga. Baraje bagutera umwanda w'icyangiro imbere y'umugabo. Mu by'ukuri nta kintu kizima kigaragara wapfuye n'umugabo uretse ko yifasha akakubwira ngo sinkigukeneye mu buzima bwanjye. cyane Uracyakunda umugabo wawe? cyane. Ngiye kumubuza amahoro aradasinziriye ejo uzataha mu rugo rwawe. Tugiye guhamagara ijuru. Mbega Imana ntiyareba amarira y'uyu mubyeyi. Yego. Tuzamure haleluya mu ijuru mumva ubutabazi bwawe. Wirira mama. Ndabona no mu muryango ntawe ufite wo gutakira ngo ureba hucya. Nta kintu mfite cyo kurya. Nta n'icyo afite cyo kurya. Uyu munsi urarya uze kundeba n'insozi iteraniro humura. Jya gusengera umugabo wawe. Urimo kugendana n'uyu mwana mudafite aho muba. Mumeze nk'abantu bari mu ruzerero. Imana igiye kugusubiza mu rugo rwawe wavunikiye. Za Delila zose ngiye kuzitumura ku mugabo wawe. Imana yampamagaye nk'umuhanuzi. Ntabwo uri uwo gupfana agahinda, si wo gukora amadivorce. Urasubira mu rugo rwawe niko Uwiteka avuganye nawe. Ujya kuba wicaye. Twizamurire icyubahiro cya Yesu. Mbega Imana ibatabare mu izina ryande. Tukomere Imana amashyi menshi. Mama wawe yafashwe ate? Mama yafashwe hashije nk'amezi atatu. Ubwo burwayi bwe yagiye kwahira ahantu twatsi, ahita yitura hasi. Bajya gushakisha kuko yari afite intama mu rugo azirika ngo barebe ahantu intama yari iziritse ko ariho yaba ari. Bamusanga ahantu yituye ariko ntiyarwa mu mugunguzi. Gabanya volume. Basanga yakobaguritse ku maso, baramuterura baramujyana. Hashije iminsi mike yaroroherwa. Guhera icyo gihe agomeza kuba atashyira utuntu ku mutwe, umutwe ukajya umuremerera ngo uramurya. Bigejejeho biranga,
agera ubwo nyine atakibasha guhaguruka, ntabwo yegura, ntajyama, guhindukira ni ukumuhindukiza, kwicara ntiyicara, iyo tumuteruye tukamwicaza ku ntebe arihirika, ntabwo ashobora guhagarara. Mu modoka turinda guterura tukagenda tugatereka mu modokari, nta bwenge afite, bwarayobye, ntamenya aho ari, ntamenya ibyo akoze, ntamenya ko yitumye, ibintu nk'ibyo ntamenya ko yanyaye. reba uwo muntu mu maso mubwire ngo wakizwa abarozi bataragufatira ibyemezo. uyu mama wawe mwamujyanye kwa muganga biranga? Ntabwo twagiye kwa muganga. Ntabwo murajyayo? Twagiye ahantu nyine baturangira ngo bamuhe umuti. Ubwo umuti turawuzana, yanga kuwunywa, aravuga ngo ntabwo awukeneye, dushyira no mu gikoma aracyanga, aravuga ngo ntabyo akeneye, ngo icyo akeneye ni ukumusengera. Bamufata mu maboko turamujisha ngo asome turebe ko byavamo, aranga, arabitumenesha, aravuga ngo nitumusengera, ariko mu buzima bwe ntabwo yajyaga ajya ku rusengero. Mama wawe muri uko gufatwa byaramufashe bimugira ikiragi. Tuza ngo amakuru rero bimugira ikiragi kuvuga bibi bibazo, siko bimeze? Niko bimeze. Ngiye gusenga Imana rero. Icyambere mama wawe agomba kuvuga akaba muzima. Icya kabiri Imana igomba kumukuraho izi imbaraga mu izina rya Yesu. Tuzamure haleluya. Mbega twasengera mama we akaba muzima. Icyambere Imana irambwiye ngo ururimi rwe bamaze kuruhina kugira ngo atavuga ibimubayeho. Urimo urabyumva? Bamaze kuruhina bamugira ikiragi. Ngiye kumusengera Imana kuva uyu munsi ururimi ngo rugarure abe muzima, yongera avuge. Icya kabiri Imana irambwiye ngo ahantu niho bari bamutegeye, aho ngaho yaguye bahashize amarozi. Nabonaga ahantu hameze nk'ahantu hari ubwatsi ajya kumera nk'umukingo, niko bimeze. Barangije ubwo yari kwahira yabikozemo, niko byagenze. Bimaze kubikoramo bihita bimujunjarika, biramuhina nk'umuntu urwaye pararize. Nuko bimeze, n'amaguru yagiye guhagarara arikuba, imbere hakareba hasi, hasi hakareba hejuru. Mbega twagarura ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Ngo higamo. Oh Mana nyiribihe we, telastito me code faria. Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera manuka manuka. Imana igiye kukubohora ukire. Ose telegodeva. Yamazi arihe protokole, nzanira amazi. Mushumba, uyu mudamu baramuroze, no mubyeyi baramuroga bamugira ikiragi. Bamaze kumugira ikiragi baramukonja konja, baramuhina, umubiri we barawangiriza, ariko haracari ibyiringiro. Uyu ni umugabo wawe? Halo, uravugana n'umuhanuzi w'Imana. Yesu ashimwe. Muraho neza? Wamenye? Uravugana n'uwo bita Imana ivuga. Ugomba gutaha ukaza ukareba umugore wawe. Wanyumvisha ibyo ndimo kukubwira? Ndimo kukubwira. Ndi kukubwira ngo uravugana na Imana ivuga. Imana irambwiye ngo aho hantu uri ni Imana ihagusize. Anyuma mu minsi itarenze 3 Imana irimo kumbwira ngo hari umugabo wagufashe aguha akazi. Amaze kukaguha, ubu uyu munsi nawe nubwo uri aho ngaho ndabona ibintu byagucanze. Byagucanze? Aha. Imana imbwiye ko
mu minsi 3 ugomba gutaha ukaza ukareba umugore, kandi Imana irambwiye ngo ugomba kumufata neza kuko nigwo rubavu rwawe Imana yaguhaye. Wanyumvise? Sawa, akira, genda witegura umugabo. Katukomera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Twongere tuzamurire Imana icyubahiro. Mana yampamagaye nk'umuhanuzi. Uyu mubyeyi ndamusengeye, mwirukanyeho umwuka w'ubumuga, amaboko y'abarozi nave ku buzima bwawe. Ibi biganza byawe nibibe bizima, ibi biganza byawe nibibe bizima. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Nkuye amarozi mu maguru yawe, nkuye amarozi mu bitugu byawe. Kuvuga ndabigaruye mu izina rya Yesu. Ugomba kuvuga, ntabwo uri uwo gupfa. Imana iguhaye kubaho. Imana igukijije amaboko y'abarozi bakugiriye nabi mu izina rya Yesu. Ngoya amazi nkubohoze mu izina rya Yesu. Soma amazi, soma amazi, umuterure mu mwegure. Ariko abarozi ni babi. Ngwayo mazi kuva uyu mwanya, uko unywaye amazi murekure, uko unyweye ayo mazi nirukanye umwuka w'ubumuga, nirukanye umwuka w'uburagi. Kuva uyu mwanya ngaruye ijwi ryawe, ugomba kuvuga. Dayimoni zituma utavuga, I ni koti bost, ugomba kuvuga mu izina rya Yesu. Mwegereze mikrofone wowe, vuga ngo haleluya, vuga ngo haleluya, vuga ngo haleluya, vuga ngo haleluya, vuga ngo Yesu, vuga ngo Yesu. Komera Imana amashyi twirukana umwuka w'uburagi. Ko mbona n'imiti iri he? Hari imiti iri mu rugo? Iri mu rugo imiti bamuhaye. Iyi miti nta miti mwamuhaye ngo anywe? Urambesha ndi umuhanuzi. We yarayanze, ariko ndabona utuntu tw'umukara muvanga n'ibintu wagira ngo bimwe bisukika, murabifata mushira mu kanwa gutya kugira ngo bimanuke. None kuri kumpesha ndi kubireba. Mukecuru uraho? Komera cyane, tera haleluya. Isekere Imana igaruye ubuzima bwawe. Humura mukecuru, uraho? Uri amahoro? Waje kureba umuhanuzi? Ndagusengera urakira mu izina rya Yesu. Mbega twahereza Yesu icyubahiro mu izina rya Yesu. Wizeye Imana kwiragukiza? Uri kwiyumvamo akabaraga? Uri kumva akabaraga katangiye kuza? Mana mu izina rya Yesu. None iri mu rugo nonaha? Uyu mwanya tuvugana ndi uri mu rugo? Muhamagare nonaha afate iriya miti. Wanyumvise? Namara kuyifata yitwike, sengera uyu mubyeyi abohoke. Uti nanjye mfite ikibazo cy'umugabo mu nsengero, bo murambitse mubanze mutwikira miti. Muhamagara kimara gutwika imiti dusengera uyu mubyeyi abe muzima.
kuwa mbere hari urukweto rwa Mwamina. Mwamina ntuyizi? Ndabona imwe y'umuhondo muzasanga imbere y'umuryango. Wabyumvise? nabyumvise. Iyo nkweto muzasanga imbere y'umuryango. Uzana mwereke hano. Dore uzasanga imeze gutyo. Ndaje ngusengere nawe mama. icyo nicyo rwose. Wayibonye? nayibonye. Iyi nkweto izaba irambitse imbere y'irembo. Ntabwo ari iyi ngiyi izaza, nindi uzahasanga. Iyi nkweto izaba yaratobotse hano gutya, akakimbere ntakazaba gahari. Izaba irimo umuserebanya wapfuye. Yaba umugore wawe, yaba wowe, yaba umwana wawe, ntihazagira umuntu n'umwe ukuraho urwo rukweto. Ntihazagira umuntu urukuraho. Muzahamagara umuntu w'umuturanyi, bizaba kuwa mbere ariwe uzakuraho urwo rukweto, kuko ntaco we bizamutwara, kuko bari babitongereye ni wowe. Akira. Wabyumvise? nabyumvise. Haleluya. Bizaba ryari? kuwa mbere. Nuramuka uwukozeho uzamenye ko ahawe harangiye. Simbikubwiye? urabimbwiye. Genda ujye kwicara. Hanyuma mbere yuko dusoza, ndashaka kuguha amakuru ya mama wawe. Jya kwicara. Tuzamure amen.